Merewe ute? Washimishije cyane kuba wampaye igisubizo nari nkeneye rwose igihe nari nakubwiraga ko ngukunda. Meze neza. Ese wowe urumva naba merewe gute koko? Rwose mukundwa meze neza. Mukunzi mpora ndota, ndanezerewe ubwo umeze neza. Nanjye nuko sheri. Burya cya gihe duhura naje mfite ubwoba bw'uko uri bwantere indobo. Yo, njye kubera ko ari njye wari ufite igisubizo nta bwoba nari mfite, maze waranshimishije cyane pe. Gute se mutemba toto? Buriya buryo wandebaga maze wakishamo ugaseka byaranshimishije cyane. Mbega wowe koko buriya byari ibyishimo bwose. Nawe urumva guhura n'umwari mwiza nkawe ntabwo byabura bwose. Sheri, ndakumva kwezi kwanjye kumurikira hari umwijima ugahunga. kandi nawe kanongere nkubwire ko nkukunda, ni ukuri ndagukunda. Mu by'ukuri nagukunze nkikubona, ariko iki mukundwa? ni uko umuntu aba yihagazeho. Nanjye nawe nagukunze. Kuki watinze kunsubiza kandi wari uri kunyiyumvamo se? Wapi sheri, ntuzi ko mu muco nyarwanda se ko nta mukobwa ubwira umuhungu ko amukunda aribwo bwa mbere? Ariko njye iyo umbwira nta kibazo nari kugira, kuko umuntu agira amarangamutima kandi ntawe nabiziza pe. Erega mukunzi mwiza, ari undi wasanga byabaye intambara. Ati uyu mukobwa we ni imbabura. Uzi noneho aho kugira ngo abyimenyere aguteza abandi batipe, ubundi bakajya bakubona nk'icyomanzi. Umukobwa utatse ituze, ni ukuri iyo umbwira nari kubyakirana akanyamuneza rwose. Siga karabo kamumurira aho uri hose, nyamara wasanga ari wowe unyeka amababa yombi kubwira mbere.